njye nitwa Romeo. Ntuye hano hafi. Ushobora kuba turi abaturanyi. Nanjye nitwa Isimbi Bingana. Okay. Sorry kubaderanja, nshaka gusuhuza. Nta kibazo. Kugira ngo tube twamenyana. Ntabwo ari wowe ufite iduka hano hirya ucuruza alimentation? Ni njyewe. Nkuze gucaho nkakubona. Hariya niho nkorera, nasanze gutura ko atari ngombwa ndavuga kanze nkore hano. Okay. Rero ndakubonye, sinzi umuntu kudepoje, ndabateka kankuvugishe, niba ntacyo bitwaye. Nta kibazo. Bira abaturanyi rega baba bakeneye kumenyana cyane. Nubwo nabonye muri no quartier muri wese amenye ibye, yego ni byiza, ariko ku rundi ruhande abantu baba bakwiye kumenyana, nabyo birafasha. Nta kibazo. Sinzi nimba nta kibazo kumenyana nawe nyine. Kumenyana nta kibazo bitwaye, none se ko abantu batahura ngo bahita bamenyana. Nyine mbona uri umukobwa utuje, ntabwo narinzi ko wapfa no kumvugisha. Nta bidasanzwe, birasanzwe. Nuko nyine umuntu aba atamenyanye n'abantu. Ikindi muri quartier ndi mushya. So that's why. Ariko uzagenda umenyere no quartier ni nziza cyane. Ndagenda menyera gake gake. None se niba ntacyo bigutwaye wahamaka nimero nyine twazatuvugana. Se urani ngombwa ra? Nyine nawe ndakubaje niba ntacyo bitwaye, nyine tuzakomeze tukominikana. Hari igihe nagukenera cyangwa se nawe wankenera uramutse ugize nk'ikibazo mu rugo. Rero ndumva atari ngombwa, kandi mbwiye uzi kuri shop yanjye, right? So unyeneye wasangayo no mu rugo urahabonye, it's okay. Maybe one day you will get it, but not now. Okay. Sabwo ariko nyine uyimaye ntacyo byaba bitwaye. Maybe next time, I don't know. The time we say, but now ntabwo nakusezeranya ikintu kimwe. Nta kibazo, buriya tuzongera duhure. Kandi urakoze cyane ko mu mwanya.
Shani ni karibu rwose bisanga Stani rero niho unakwiriye kandi uzavuga tuzi ugatengamara rwose kumva umutima wawe we neza. mbona hameze nk'aho abandi bantu urabona wava mu mahanga ngiyo ukaza ugashyikira ahantu wowe wenyine udafite umuntu kwitaho hano n'uricere wanjye mba ngomba kubona hafi yawe. Njye rero ahangaha numva nawe nyariho heza kubera ko n'aya mafaranga riga umuntu ajya kwishyura. Wait aho uba ako ntabwo ari biba promises ako ntabonye nanjye ndi umuntu utekereza kandi umunanya ngomba guhita wambwiye ko tugomba kuba muri apartment nta apane wawe rega apartment siguro irutini rega n'izindi niko ziba zimeze nta zitari n'ingi rwose we ibikenerwa bya ngombwa byose birahari rwose urumva hako nizere ko icyumba cyanjye giteguye icyumba rega inzi nini cyane ifite ibyumba bihagije rwose sibyo nzigeretse. It's fine niba icyumba cyanjye giteguye it's fine rega niyo twariko se rero usibye wagiteguye niyo twaba tubana mu cyumba kimwe hari ikibazo n'usheri wanjye saya macupa se acupa no ko hameze nkaho nyine nanjye mba ndi gufata akacupa nkwa rimwe rimwe nyine ngira ngo nduhuke mu mutwe nta mwanya n'umwera kandi sheriga iki cyumuvuga sinangombwa rwose ureba no gute se wayi no tuje nawe ukagira mu cyumba cyanjye ukisanzura nta bisheri rwose wumva ko wenyine mu cyumba cyawe bizaba ari sawa cyane kwera. oya ngenda shaka icyumba cyanjye nakubwiye ati niba icyumba cyanjye gihari it's fine uko ndumva utangiye guhinduranya ndi no it's okay no nta kibazo icyumba kirahari iyi nzu urabona ko ari nini cyane irageretse harimo ibyumba bihagije urahitamo icyumba ngo wifuza rwose kizakigwa neza. Okay ariko nizeye ko ntahejwe kuzankigeramo rwose ni umukozi wanzanira amazi hari ubwo mpeje kuzanira ni umukozi n'umuzamu nzo dufungure no umuzamu ariko nyine ajya afasha turi mutumwe na tumwe mu rugo ariko nizeye ko mu cyumba cyawe nzangeramo nta kibazo. Ndagiye bana banjye ndagiye nshuti zanjye ndagiye bavandimwe ndagiye sindi buvuga umugore abagore muri babi ubundi kandi mwari baba mutima w'urugo ariko uyu nguyu wanjye abatukishije mwese ariko Imana izamufasha. nkamaremo ndayishyira mu mufuka n'abantu bazabibona ongeraho ubwa mbere abibone ishyira mu mufuka ubundi buzima birarangiye. Mana Uwiteka ntunzize ko ndabizi kwiyahura ntabwo ubikunda ariko hari imbaraga zanyu nta zindi mbaraga ngifite zo kwihangana kandi urabizi ko ntari bijyanye ntari bijyanye nta depresi umugozi ndawambaye ibibazo mfite urabizi singiye kukuranya gasani
kuko ari wowe biteye ariko ubuzima burandambiye ndagiye byose urabizi bana banjye bayi inshuti zanjye bayi abaturage bayi sindi buvuge ngo umugore abagore murahemuka simbabuze mwese nta umwe agatukisha bose ariko uwanjye ega nani soni ko tumba nasoni biguteye nukubona ugana gutya watumbaye nikuza abandi bagore bibavuga amafaranga samazi ntabwo nayo amafaranga nayo nukora nawe barakubanye gufite amafaranga ariko abagore abana nitubaho nukubona nuza gusa n'utwe wasabura ubu n'umugabo kuba sohoka haguruka ahangaha usohoke ibyo baje kuguhaga maze kuguhaga umaze kunsaza nani soni haguruka basi ese ko nabona udashaka kutotera n'iki wabuze amafaranga n'abana sohoka jya kutotera ngaho ikintu utaruzi amafaranga n'inzu n'iby'abana banjye nanjye wowe nta kintu ufite ahangaha sohoka ngaho sohoka narindi jambo ugomba kwigiraho sohoka ngaho sohokera ngaho haguruka sohoka genda nta soni sohoka genda ntuzagaruka ahangaha ndagiye nta kintu nshigaje kuri iyi si mana ntuzize ibyo nkoze yewe wowe urengana ugahungabanwa n'inkubi y'umuyaga ntuhumurize imisozi n'udusozi bizakurwaho ariko imbabazi zanjye ntizizakurwaho bazaterana ariko sinjye uzaba ubateranyije bazahagurukira kukurwanya ariko uzabatsinda abana bawe bazigishwa n'Uwiteka ndetse bazagira amahoro menshi niko Uwiteka ukugirira ibambe avuga wiri kwigirira nabi akira nkurikira
invitation bahaye Yesu garisara musiki Oh Ego murugo fez invitation Ari hano kuri cyangwa niba ndabyibuka neza ndaza kuzohereza kuzifata mu gitondo nziboherereza Akame narindi nasohokanye na sheri wanjye rero twagiye kuganira n'umuhamagara Ya we mu gitondo ndaza kuzikohereza aho kuzikohereze invitation n'aba basaba n'aba Kalisa n'aba Karoli bose Tanagomba bakura kuri please Okay, reka ngewe mbanze kuvugana n'umugabo wanjye turaza kuvugana n'umugore wageze mu rugo sibyo? Sawa. Basi. Waswarati. Tuwe mafale batema online. Allah akbar. Karibuni. Nda kubaka ikibi. Mwize utesha. Sawa. Anyway. Waswarati usure kuje kabisa. Karibu cyane. Nimeze bite se? Fresh. Manze yaje. Imanza. Toto. Ana milimeta wallahi nakwambia. Acha baba. Mva. Wote uraraki mu Toto. Mzuzo. Waswarati. Imujyaho. Amahanga bafungura abashaka nyine nabafata igikapo arasura nzisenye kumuremba abasana dore kabe abelera meze neza byatari maso y'ibyo neza ndakubwira n'icuki cyatari umwogera mu cyuma kuri kivari cy'igero kugira ngo nyine ashyire no kubaho ukanya naje gusoza rero kiri ku ndetse nabigishe menda ukiye kwisana akwemera amukiye kwisana nigi umwana je Waswarati haki ya Mungu. Mimi mpate chakula nilete mtoto. Siwezi. Ifanya sasa. Vukutirira jeshi. Ila mbiasa kwa Teresa wewe. Ni inzoga yake kwa. Tai sasa. Tai. Ndamsamaki. Ndamsamaki. Murehemu. Murehemu yake ya Mungu. Toto nilimeta papa. None simizibiti. Ikibikiganye rero ni muri presentation ariko niwe bakwegana amapaka meseze ariko sheri amazo yabonye se friganje bari muri kimwe cyose murabo ngoje kwanza haka kugindura muri frigo hakabyiri karimo kagari tamutsinikira kishika mu cyumba cyatsi sada mu mbanje bagasoma bishitse namuze mu pereza okay uba washyushye ariko ubundi twajya ngo nawe ugiye kurongorwa cyuha gutariko ahubwo se urumva ntashyushye mu bintu byawe ntashyushye mu bukwe bwawe ntashyushye mu kirori cyawe nk'inshuti yanjye urumva nashyuha he madamu washyushye mu byawe se ukareka ibyanjye ngomba kubishyuhamo ibintu byose nkabishyuhamo nk'ibyanjye sheri utankubitata ntabwo nagukubita ariko ibintu byawe ngomba kubigira nk'ibyanjye courage madamu sibyo courage enjoy your life umva sheri ibyo tubyihorera ahubwo se umwiteguro igeze kure ahubwo urajya mu mujyi yari kureba ya myenda urabizi neza ibintu byose birateguye ibintu byose bimeze neza ariko hari ibintu bibura so ugomba kumenya ko niwe secretary ntabwo mubyibuka neza ariko wanambwira ibibura nakubwiye ngo niwe secretary niwe wanditse ibintu niwe zo tugomba kujya kwifata
What I have to say is like, I'm sitting like a princess. Wait for you. Call me and tell me that let's go on the town to take the clothes. Umva we nawe ugomba kubimfasha mu pe kuko ndandaniwe ibintu byawe byinshi umva ugomba kubimfasha mu pe. Si wewe nyiramushyushya? Ndi nyiramushyushya ariko nanjye ari igihe bigeraho bikancanga mu mutwe. Ushyuhe wongera ushyuhe nk'amazi ari mu mbago. Okay, ngaho reka tubyihore ndareba uko mbigenza. Nzareba n'abashuti banjye kandi uko byakunera stress uva hano ugende. Okay, reka nkubwire isi. Ese ubundi si reka nkubaze. Uriya mutipe ngo ni Uncle Sam ubwo wamukunze mu iki we? Kundeba nushaka undeba uhere ku mutwe ugeze ku birenge ariko rwose Sam uriya nta muntu muri. Ndore rero uvuga iki? Sisabonye gutwaye iki? Ko no buri munsi Sam wamukunda iki? Sam wamutwaye iki? Sam gukora ubukwe? Sam utegenda buta? Sam icyo birakureba. Umva reka nze nkubwire ukuntu tuje ukuntu ucecetse ukuntu umeze gutyo ni ukuri ko Imana ntabwo renzi ko ushobora kujya gukundana na Sam. Sam ese kabiri kangahe wabonye ipusi n'imbeba babihuriza ahantu hamwe bikabaho kimwe muri byo bigomba gupfa urumva neza kandi narwo bafata intare n'ihene ngo bishyira ahantu hamwe bireke. So rero hagomba kuza intare y'ingore n'intare y'ingabo. Intare y'ingabo bikabisakuza y'ingore ikabituje. Ubwo intare y'ingore n'ingabo intare y'ingabo ni Sam. Intare y'ingore ni njye ngomba kwanturiraga queen. Sam rero whatever he do it's none of your business. Njye mara ukuntu nakubonaga ntabwo renzi ko Sam rwose yakubera Sam cya gihungu kibitatuaje. Kunukira umugabo nyine nawe tuza nanjye mvuge. Kunukira umugabo we ushobora kuvuga ibindi bitari byo byose akibigeza kuri Sam ibintu birahinduka. Umva si bye ariko uzabibona ibyo nkubwiye. Urara kwanza kunyumva uzabibona ura nta muhungu uri murimo ikintu cy'ikiraya cy'itatuaje cyangwa gapfuka upfuye. Bana nawe uvugira umugabo nawe wowe yamubyaye wowe uzashaka umwiza. kubyimba Sister. Sawa. Njye nitwa Romeo. Nanjye nitwa Susu. Okay. None se wa mukobwa muraziranye Simba? Yego nabonye muri kuganira. Turaziranye. Okay. Urareba ikija. Ni ruzungu giteko. Nimbara. Warakugize ukadusha abantu kwera mutamuka mushaka kusanga utami. Mfana shaki. Tuzo ya utami ni ngumira. Kushaka kurefere bose yadaje kabisa bamanga ndende. Ese ntabwo ndara aje makanda. Kadute cyane. Dutese. Sasa kugira. Iyo ujyana muri apoteke niko muzana yo kuzakugura. Kugira bidiki dute na yabaye mu. Wandi kumubose. Uri kunzana ngo mu wano. Wait, Ofena? Okay, wait. Ndamukirisi. Kugira ngo muzanye mu nzu kimeze niba babana. Ndamubwira ndanganye no gukira umutekano. Ndamubwira nta numva. Nyine ari abandi na gusa. Iyo mfoto ko mugenda muri bisanzwe. Kuzajya bakubwira ngo noneho ngo vamo uze mujyane wanjye. Ibyo byo kuzabera ikibazo. Ariko ubu ngubu ari mu bwatsi bwanjye. Byarangiye. Iki ushoboye kose ubu genda. Yamaze gutwita atayivamo ngo urumva. Famutenda rero uzajya. Ashaka ibyo karibu. Muzanire. Nabasha kwifungurira se. Kandi neza nta kibazo. Ni mwazi gifunguro. Amazi. Sheri rero wenda uretse umugabo wamwita Sebakungu. Nishitane magape. Uyu mugabo ni wishitigira mu nzu. Niwe dusanya kabisa na gayi. Kazosa. Ugiye gutamira. Oya ndatamira mu nzu. Uyu mukobwa eba. Uyu mukobwa araba. Ameze neza cyane. Toni. Turasenza cyane. Murakoze. No, umuntu uvuye hanze ubona afite ubona kabisa rwa kinyaburayi. Noso ndorwese tumundi. Hano rumeze uti. Amadaga rero usitse imbaza amahinde neza sire. Nakuze. Mose Toni. Nagaje ko navuga amagambo menshi. Hari amuwa usanga wenda abanyarwanda ari benshi iki. Ya, abantu ni benshi.
none se mu buzima bwaho kugira ngo batumiza ngo ibyo kurya n'ibintu bikava inabi ngo bikabasanga reka ibyo byina ni umwimerere gakondo wacu ya nk'iyo ufite famiye inaha cyangwa inshuti ukabona umuntu uje dushaka cyane cyane nkanjye umuntu utumiza ifu y'ubugari ese nta myumbati yaho inyanya irahawe ko inyanya ntabwo kenshi imeze nk'ina iba imeze nk'iyindi n'ibiki n'ibitoki byabo naho ubuzima ari ubusanzwe ushobora gukesha mu bakari niba ubona mbabona ko nk'uko umuntu ayibona indege yokeje we mukoze zahabu n'abazohereza yokeje rwose cyane ziriya ni pondezi ariko iziriya ni inyarwanda gakondo zacu nyine ziba zararishije zarariye ibintu twa tunyamaswa tumuroza zazi ko bazigaburira ibintu ariko turasa neza cyane asa neza cyane asa neza bose biratangaje gusa ikintu nyine urumva nanjye ntuye hano hepfo hano munsi y'umuhanda gatoya urumva turi abaturanyi bose tuye he nanjye ntuye hano hepfo ho gatoya yego urumva rero turi abaturanyi hanyuma se ko ari aka serivisi nashaka kukwaka wamfasha ukampa nimero za isimbi ndaguha nimero za isimbi gute kandi ubwiye ko muziranye se oya nyine hari ukuntu harya si ubizi ko afite alimentation hano haruguru yego ndabizi nyine acuruza hano haruguru alimentation ndabizi hari ukuntu rero njya nkenera nko kugura utuntu harinze wenda kugerayo akaba yampera wenda mu mwana akanzanira urumva telefone kiwe kaba gakenewe nyine niba ariko ntacyo bitwaye oya nimero ya isimbi ntabwo nayiguha cyane ko mvuze ko munaziranye wowe wajya kumwishakira akaza kuyiguha dore ni wabone hari ubwo rero wajya kumwishakira akayiguha ko iki nta kibi mushakira ariko oya njye ntago bindeba icy'ingenzi nuko nkweretse aho batuye wowe ni wishaka wagenda akajya kuyiguha njyewe ariko ubundi ubwo ntabwo uzi ko isimbi afite ubukwe bundi none njye unsaba nimero ya isimbi gute afite ubukwe arawufite urumva rero sinagenda ntangaguzwa nimero ziwe wowe wese nawe oya sister wenda waketse ibindi njye nta oya yawe ntabyo naketse we byigumanira dore hariya niho kwa isimbi ubwo rero wagenda ukajya kumwa uzuzima ibyagutwara ibyo bya isimbi reka nta nimero za isimbi yewe ngo ahubwo njyewe wampa nimero yawe niba ntacyo bitwaye wampa nimero yawe nimero yanjye yego ntacyo bitwaye nimero yawe rwose yime n'ubundi ndabona usa na ex wanjye sure yego okay neza ko wecyo ushobora kungwa nimero zanjye oya naguhamagara nyine tukibera inshuti biri aho ngaho hari ikibazo se oya nta kibazo rwose yego urakoze ndaza kukubipa rero iyanjye urayibona sawa hano iwacu niho heza ntaheza ntiwanjye kirima nziza ubukameze hariya ni ubukonje gusa ese ibyo by'ubukonje bihoraho bimeze kuriya cyangwa byari igihe cya sama ntabwo duhari ubukonje igihe cy'ubukonje nyine ni icyari ariko niyo hari izuba riba rihari kabisa gusa hano ubasha kubona abantu hariya ntabwo ubona abantu bose babigize ubona mtoto wangu mshiri wangu penzi kipendwa umukunzi wanjye we byose ariko mufite abaturanyi basakuza we oya nta gusakuza baratirije abana nk'ibyo burayi ntiwabibona naseka mu abantu basaba bakoresha iminsi mikuru turanye n'umwe ariya niwe muratwira ibi ngibi ntabwo upfa kumva n'abantu se abantu bose bari busy bari muri hamwe ngo yapfushe umwana hambara abantu kugira ngo isi umuco niko bimeze si umuco ariko buri wese aba ari busy uyu mukobwa rwose namubonye urabona ko ari busy afite ikinyabupfura arubaha n'uwa muntu ubwara no kumva yisanzuye kuva amarangamutima yose imbizi yagiye hanze aratera ibyote agira ubwoba umukobwa mwiza cyane kandi ubona ko afite umuco afite abandi bantu bavana ukabona yarahiye uwo yararezwe rwose afite umuco aje ari undi wundi ariko ntacyo wamugaye afite insiki imeze gutya disipurine gusa si by'ukuri birashimye yako namwe nimurikira
nimurekera ako kabisa. Ibyo by'ubwiza bwanjye murakomeza mubivuga yiki? Igihe mwabivugiye nabyumvishije.